Reka twongere tubahe ikaze mwebwe tubana mu bihe bigiye bitandukanye. Uyu munsi twagiye kureba umucuranzi akaba n'umuhanzi, murabona n'intwaro ya gitari. Rero tuguhaye ikaze pa. ndabasuhuje. Okay. Tuguhaye ikaze rero, natwe kandi twishimiye kubana namwe muri ibi bihe cyangwa muri iki kiganiro tugiye gukorana. Amakuru yanyu se? Amakuru ni meza. Okay, mutwibwiye Gisizi muracuranga ariko mutubwira amakuru yanyu nyine muri bande, mwitwa bande? No. Murakoze, nitwa Munyaneza Antoine. Ndi umucuranzi, ndi umuririmbyi, byose. Okay, muri byose mbega. Muri uko gucuranga se no kuririmba, sinajya kubabaza ngo mwabitangiye ryari kuko murakuze mubikuriyemo, ahubwo muratubwira kuri ubu ngubu umuziki murukubona gute? Umuziki ni ikintu cyiza uko turi kubona. Umuziki ni ikintu gishimisha abantu, kikanabanezeza ari ubikora ndetse n'ubireba. Okay. Turabizi neza muraririmba cyane gakondo, n'indirimbo zanyu ubwanyu mwandikiye. Ubu mwamufite nk'indirimbo zingahe mwandikiye mwe ubwanyu? Mfite indirimbo zirenga nko mu 10 zigeramo. Ngo mu 10? Okay. Mukungahaye cyangwa tubaziho cyane mu ndirimbo za gakondo? Mubanze mutwakire n'indirimbo imwe ya gakondo. Yes. Mata batembi tuze n'amahoro, aha batani batuje bataramye, nahatashye rwose nsanga hatavuna, nihitiramo guturana n'umutoni. Ayehe ayehe yego we urwibutso rw'umutoni. Ayehe ayehe yego we urwibutso rw'umutoni. Ndagukumbura nkabura uko mbigira, nagutumaho ngasanga utabonetse, nakwandikira ngo ugatinda kunsubiza, uzi neza ko nta wundi nakunganya. Ayehe ayehe yego we urwibutso rw'umutoni. Ayehe ayehe yego we urwibutso rw'umutoni. Wihanganire amahano wabayeho, zirengagiza amagorwa muhorana, zaharanira ngo icyakongera amahoro, zashimishwa nuko ayo maganyu yashize. Ayehe ayehe yego we urwibutso rw'umutoni. Ayehe ayehe yego we urwibutso rw'umutoni. Ntuzantatire ngo unteze guta umutwe, ntuzantateze ngo unteze rubanda, ntuzantatire ngo untere agahinda,
ko nta wundi nakunganya ayehe ayehe yego we rwibutso rw'umutoni ayehe ayehe yego we urwibutso rw'umutoni ayehe ayehe yego we urwibutso rw'umutoni. amashyi rwose urayakwiye. Iyi ndirimbo si urwibutso rw'umutoni yaba ari iyande? ni umuhanzi ntago ako kanya izina rye rihise riza ariko ni iya Karahanyuze, ni iya kera. Ni iya kera. Karahanyuze se kugira ngo Karahanyuze uzimire nka gutya na gitare wabitangiye mu gihe kingana iki kugira ngo uru rugendo rube rungana gutya? Ubundi kera ndi umwana ndi muto nakundaga kumva ziriya ndirimbo bari kuzicuranga. Nicyo kintu nakundaga kuzumva aho menyereye rero gucuranga kuri gitari ngo nyine none abarizo mperaho niga. Yego, ndabona umuziki muwumazemo igihe. Ese hari abana mwaba mutoza kuririmba cyangwa mwaba mutoza gucuranga kugira ngo nyine babigireho namwe? barahari. hari abana rwose njya ntoza, hariho n'abandi uko aje nyine akaje igihe ashobora aza akavuga ati nyigisha wenda ko bafata bacuranga gitari reka mbikore byibuze wenda niyo umuntu yaba atakiriho byibuze hari umuntu wamwimukira ati byibuze niwe wanyigishije gucuranga. None se nk'abahanzi mubimazemo igihe murabona umuziki w'iki gihe w'urubyiruko imyandikire yabo n'imicurangire yabo nibyo mwebwe n'iki mwabanengaho cyangwa n'iki mwabwira gukosora? ntabwo kubwira ngo nenga umuntu burya kunenga umuntu burya aba ari ikosa kuko iyo umuneza rye yikosora kuko hari igihe imyandikire rwose nawe urumva ko imyandikire yabo nyine niyo si tugezeho. uzarebe ikintu umuntu ashobora gukora wenda ikintu ubona wenda kitari cyiza ariko ntabwo mvuze wenda ngo abahanzi b'ubu ngubu ni abahanga. ashobora kujya muri studio akaririmba agacuranga biba ari byiza. Yego, none nimba ahubwo nababwira ngo bakomereze aho ngaho gusa ariko bajye bagerageza wenda kureba indirimbo zitanga ubutumwa. nimba ubu ngubu urwibutso rw'umutoni yararirimbwe mu myaka yashize n'ubu ukayumva uri gushyira mu murya umuntu wese akagira inyota. mu myaka y'ikinyejana tuzaba tugezemo kizaza cyangwa mu myaka izaza koko hari imyandikire y'ubu ngubu tuzagira tujye kuyota nk'uko twaje kota Karahanyuze? biragoye. nicyo kibazo dufite. Mugani sinzi ikibazo gihari. Bona indirimbo wenda igerwaho ikagerwaho umwaka umwe wa kabiri wa gatatu ariko nk'uwa kane ndakoreye kenshi hari igihe usanga abantu ntazo bazi ariko ugasanga indirimbo ya kera abantu ba kera buriya arigena ijyaga nganira n'abasaza ukumva nyine akubwiye ukuntu wenda bajyaga bumuha b'abahanzi kakubwira ukuntu bajya gukora indirimbo ubwo ko yageraga igihe akicara akayandika yamara kuyandika agakomeza nyine yamara kuyandika akayireba agafata ngo nuza ziriya kasete. hari kera habaga radio bitaga kasete noneho yarangiza akaririmba yafasha yarekodinza amajwi noneho yarangiza akazafata igihe agafata urugendo akayijyana kuri Radio Rwanda. radio yaba ari imwe Radio Rwanda akajya i Kigali akayijyanayo hanyuma akajyana igihangano cye. ugasanga nyine ni ibintu byabagoraga cyane. ariko na n'ubu nk'ababyeyi muri abahanzi muri ababyeyi mutugira inama kenshi. mu by'ukuri mwavuze ko mutanenga umuntu ku mihangire cyangwa ku miririmbire ye ariko mugaruka ku mbogamizi tuzagira yuko nta Karahanyuze zizabaho ukundi z'ubu ngubu. n'iki mwadufasha na n'ubu icyo nagubaza n'iki mwadufasha nk'amwe mudukuriye kugira ngo koko umuhanzi abana bazakure bigira ku bahanzi b'iki gihe? nabona ko yajya amanza akareba ku kinyarwanda akoresha. Ikinyarwanda akoresha niyo nama namugira akamanza akareba ikinyarwanda akoresha ese akareba ubutumwa burimo n'ubuhe wenda ndi gutanga ese
ese abantu bazaza mbere bazabukenera ibyo ngibyo akamanza akabireba yamara kureba ko nta kindi kibyihishe inyuma akabona gusohora inganzo ye nawe hari igihe wenda hari nk'indirimbo ushobora kumva wakumva kumva ko wenda nka nyuma y'indi myaka ukumva wenda nta butumwa bwinshi cyane burimo kumva ko nyuma y'igihe izahitinga ariko nyuma y'igihe nyine bizarangira. Mwongeye mudusogongeze ku ndirimbo imwe ya karahanyuze reka indirimbo y'impara. Nkumbuye umwana twareranwe, nkumbuye umwana twareranwe, buri joro ndamurota, icyazama ngo tubane, kabeho mwana twareranwe, kabeho mwana twareranwe, nanga iyo mbonye ikikuriza, undi iyo mbonye ikigusetsa, nkumbuye kakajisho, nkumbuye kakajisho, kakandi ukunda kwirorera iteka iyo nkurebye, nkumbuye kagapfunsi, nkumbuye kagapfunsi, n'akagashyiko ku matama, wankubitaga twicaranye, kabisi iteka bakubuze, nukuri ubwiza ubasumbya, n'umutima batageraho, ntabwo ari ibyo guceceka, undi iyo mbonye usanga, undi iyo mbonye usanga, nanga iyo mbonye ugiye, kuko ngira agahinda. Simvugira kuvuga gusa, ndagukumbuye se waba, ndetse hari ibyuhumbye gato, nubaka akanya nanyaruka, nkumbuye umwana twareranwe, nkumbuye umwana twareranwe, buri joro ndamurota, icyazama ngo tubane, icyazama ngo tubane, icyazama ngo tubane. Banye tugwa amashyi bose, murakoze cyane. Noneho rero kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu twagiranye, duha ubutumwa nk'abahanzi ukuriye, duha ubutumwa, dusigiye ubutumwa kugira ngo tugendere ku birenge byanyu. Ubutumwa nasiga wenda namaze nkacuranga indirimbo imwe nanditse, ako mbere ko nyicuranga wenda nukujya umuntu mbere yo guhimba wagireba amagambo wandika, ukareba wenda n'imvugo ukoresha, ukareba ko wenda ntawamenya nyuma y'igihe aribwo bazabikenera. Yego, tugezeho ku kanya mwanditse rero twumve. Mbega ibyishimo by'uyu munsi mwiza w'aba bageni, mbega ibyishimo by'uyu munsi
w'abageni twebwe inshuti z'umuryango tubifurije kuzagira urugo ruhire twebwe inshuti n'umuryango tubifurije kuzagira urugo ruhire mbega ibyishimo by'uyu munsi mwiza w'aba bageni mbega ibyishimo by'uyu munsi mwiza w'aba bageni tubifurije kuzabyara maze mugaheka tubifurije kuzabyara maze mugaheka mbega ibyishimo by'uyu munsi mwiza w'aba bageni mbega ibyishimo by'uyu munsi mwiza w'aba bageni tubifurije kuzatunga maze mugatunganirwa tubifurije kuzabana mu bumwe n'ubudahemuka mbega ibyishimo by'uyu munsi mwiza w'aba bageni 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 murakoze cyane indi ndirimbo muri mwe mwiyandikiye niyo nimwe muzo twananditse byiza cyane rwose indirimbo nziza ijyanye n'ibirori yego niyo bukwe okay sa rero turabashimira umwanya wanyu mwaduhaye yego namwe ndabashimiye cyane murakoze cyane ni hehe ibihangano byanyu babisanga ibihangano ushaka gusacinga kuri YouTube ukandikaho Antoine TV yego ushaka gusacingaho kaza ukamanuka agana hasi ugenda ureba uzasanga ari ahantu mfite gitari ndi gucuranga ushaka kureba aho ngaho byiza cyane ubwo murajya kuri YouTube mwandike Antoine TV mutange subscribe mushireho na comment na like na share ku bantu benshi cyane kandi n'abandi bantu mufite ibirori kumuhamagara ndakeka nimero zawe ziba zihari kumuhamagara mukandika muri comment ahita bibona akabasubiza waba umushaka kuzaza kugutaramira yaza rwose urumva ko byaba ari byiza cyane murakoze cyane